Mvijwe rimbwira ngo iri jambo uzagenda urivuge uko ndikubwiye uzaribwira urubyiruko. Nabonye umukobwa ashakana n'umuhungu bari inkumi n'abasore bamaze gushakana baragenda bakora ubukwe bwiza nabo ndanabazi ago nasabye Imana ngo izamba baremba sengere ninyemerera ikantuma yo nzajyayo nitabinyemerera ntabyo nzakora kuko ntabwo uyu murimo ari uwanjye sinawurwanira ko nta mbaraga mfite zo kurwanirira Imana no murimo n'uwashyu intumye ndagenda itantumye ndarorera. Hanyuma mbona bakora ubukwe maze gukora ubukwe mbaza marayika w'Imana warundi imbere wampaye Bibiliya ansomera ijambo ndabwirwa ndabaza kubera iki arambwira ngo impamvu batarubonye ngo ikindi ngo barazira iki barazira ibintu bibiri barazira kuko batasenze neza. Tujya tubona n'abapasitori batinyuka bakabasengera babizi ko batwite babizi ko basambanye bakoze ubwo busambanyi bakabirengaho bakavuga ngo ntabwo ari bo bashinzwe kubaciraho iteka. Amusore we uri kunanirwa gutuma abakobwa bacu cyangwa se babandi cyangwa se abana b'Imana baturindira amasezerano yabo ukabafasha kwera ubukene bafite ukabaha amafaranga ukabasambanya ukabatera inda ukabahandi bakajya gukuza mwayo mada ni imivu muri kwikura ubwawe n'umuryango wawe kandi bizakugaruka imbere gato uri kujya niko Imana yambwiye. Mu bihe byo gusenga icyambere n'amakuru niba ukeneye urugo rwiza icyambere n'amakuru ya baba reka shagenda wintuburira amakuru twarayamenye ubu nta nyoni gisinziriye abantu twese twacanye ku maso. Ukeneye kugura cyangwa kugurisha waba ukeneye se umuntu wizewe mwajya mukorana kugira ngo agufashe kuguhuza n'umuguzi wawe cyangwa se umugurisha wawe igisubizo cyarabonetse. Ushobora kutwandikira kuri 078 28 20 137 cyangwa se 078 55 75 194. Turanga amazu agurishwa ndetse n'akodeshwa, turanga ubutaka bwo guturamo ndetse n'ubutaka bwo gukoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse tugufasha kuguhuza n'undi wari wese imari yari yose waba ukeneye. Tandukana n'abandi bajyaga birirwa bagusiragiza umunsi ukarinda urenga kandi n'ubundi bikarangira ibyo washaka gutabibonye. Fata telefone yawe wicariye mu rugo cyangwa muri ofisi yawe ubundi uduhamagare. Gukorana natwe ni no stress. Ibikorwa byawe tubikora nk'ibyacu dushyize imbere ubunyangamugayo ndetse n'ubunyamwuga. Ibihe byiza nshuti bakunzi b'Ibishura TV ndetse n'Ubugingo TV1 muraho neza. Nitwa Jean Paul Kimanuka ndabasuhuje kandi mbasabiye umugisha mwebwe mwese mu by'ukuri mudukunda kandi mudukurikirana abadusangiza ibitekerezo umunsi kundi gatanu kuri gatanu. Hano ni mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Nonge kandi kunyarukirayo nkuko mwatubonye muri iyi minsi itambutse uko twakomeje kugenda tubana n'uyu mubyeyi murimo murabona kuri kamera. Mubyeyi wambara neza, mubyeyi usa neza cyane. Uraho neza mama? Murakoze muraho. Ariko urumva ibyo ari byo byose abo gushimirwa bakwiriye gushimirwa bakiriho, abo kuvugwa bakavugwa neza bakiriho cyangwa bakanavugwa nabi bakiriho kuko ngiye byose ndabyemera. Buragiye nemera ko umuntu akiriho mu gihe akoze ibyiza akwiriye kuvugwa hwibyiza, ariko mu gihe ukoze ibibi nemera yuko nibibi byawe abantu bagomba kubivuga kugira ngo wikosore. Barabivuga. None rero jewe ndabona ufite ibyiza gusa. Cyagiye wari wambaye neza bwa mbere noneho uje bwa kabiri urahatwika harashya none ubu bwa gatatu wahakongoye. Ayiwe murakoze byose ari Yesu bikora. Uraho neza mama? Nukuri ndagushimira cyane kubwo kongera kutwakira muri uru rugo rwa Salima. Imana iguha umugisha. Yego murakoze namwe. Ndakwakiriye ongera usuhuza abantu ubibwire nurangiza usenge, ariko uyu munsi waretse nka gusengera mu gutangira nawe ukaza kudusengera dusoza. Narebi kuko nakwakiriza mu rugo nsenga gusenga kwa nta kibazo kirimo kandi turabakozi b'Imana kandi gusenga kwacu kumvwe n'Imana n'abantu bayo. Ngaho basuhuza ubiyibutse ndibuze kugusengera. Murakoze rero ndabashimiye kongera kunyakira ku Bugingo TV n'Ibishura TV. Imana iduhana umugisha. Yitwa Umutesi Jeanne Salima. Aho ka Jeanne na Mutesi ni rya papa, Salima ni ry'umugabo. Yego. Nkuko nabibabwiye ushize ko nitwa Umutesi Salima kubera ko nari umusiramu. Yego. Murakoze ndabashimiye kunyakira kandi murakoze kuvuga ko nambaye neza. Ibi ni Yesu wabikoze.
muri imbyuzi umwuka wera arimba ngo ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Amen. Haleluya ngo ibi bintu ni byiza. Ibi bintu ni byiza. Haleluya. Ndagira ngo ngusengere Imana. Yego urakoze. Watubwiye yuko ufite message ushaka kuzageza ku bantu. Iyo akandi akaba ari message ya gatatu. Bwa mbere watubwiye message twibutsa abantu badukurikirana, ni message yari igendanye n'abantu bahitanye ubuzima bwa gogo. Hanyuma message ya kabiri yari yo kutubwira ku bigendanye n'abagore n'abagabo ngo bacana inyuma ngo bakanezezwa no kujya kubyara abandi bana, muri make bakabyara abana b'amahara kubiri. Yego. Hanyuma message ya gatatu yo ntabwo tuyizi, iyo mpamvu ngira ngo gusengere kugira ngo nyamuneka uyishyitse ku bantu. Yego murakoze. Data wa twese mwiza, turagushimiye cyane kuko ugira neza. Ijambo ryawe riravuga ngo umwigisha agabane n'umwigishwa. Ndifuza kugabana na Salima umugisha muri ibi bintu. Ubwanjye mbumburiye akanwa kugira ngo navuga ye kuvuga yiyoboye, ahubwo avuge ayobowe nawe. Jewe ndi umuntu igihe yarotaga sinari mpari, arota ntitwarotanye, yerekwa ntitwerekanwe, kandi ahishurirwa ntitwahishuriwe kumwe. Irasobanuye ngo sinamenya icyo ukuri n'ikitari cyo kuri kuri we, icyemewe n'ikitemewe kuri we. Sinashobora kumenya icyamuciraho iteka cyangwa icyamuhesha ubugingo. Kubera iyo mpamvu rero ni wowe umuzi. Iyo aryamye ni wowe uryama hafi ye, iyo arimo aragenda ni wowe ugenda hafi ye, iyo ari mu nzira, iyo ari ku misozi asenga, mbega ahantu hose mu byo agerageza gukora. Iyo ari kurya ni we muba muri kumwe ku meza. Nyiringabo Imana ikomenda musengeye kugira ngo mwejeshe akanwa kawe, mwejeshe imbaraga zawe, umukozeho ikiganza cyawe, umuvaneho gukiranirwa ku buryo bwose, umwandukure mu gitabo cy'abarindirije gucirwaho iteka, ahubwo umwambaro w'ubugingo ahora wambaye rwose. Nyemerera navuga ye kuvuga ibye, ahubwo avuge ibiturutse iwawe. Ni ku bwa Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Karibu ndakwakire mu izina rya Kristo Yesu. Fatiraho mu gihe rwose Imana igushoboje, ubwira abantu ibyo watumwe. Karibu cyane. Imana ibaho umugisha, murakoze kudusengera. Usko usengera umuntu agashiduka yavuye mu isi akajya mu ijoro. Yego. Uziko unsengeye nkahita nanjye mbasha kwerekwa. Yego. Abantu musengera abandi biri ku mutima yanyu. Imana ishimwe, hari ikintu nanjye umwuka nyeretse. Yego. Kandi sukubeshya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe kubwo ko ari Imana by'umwihariko igira ibintu byinshi, ariko ikagira ibintu bitanu. Yego. Cyangwa ndabwira abantu ngo ni Imana ireba, ni Imana yumva, ni Imana ivuga, ni Imana ikora, yarangiza igashyira mu bikorwa. Numvugira ngo amen. Amen. Ayiwe. Haleluya. Amen. Imana ishimwe kubwo amasengesho nsengeye. Hari icyo neretswe, kandi icyo neretswe si ibanga. Yego. Numvise umwuka ambwira ngo nkivuge. Yego. Amen. 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 Numvise umwuka ambwira ngo ninkubwira ngo Imana Data wa twese uri mu ijoro ije kukwiyereka kugira ngo wongere usohore indirimbo ufite. Hanyuma abantu bafasha abandi mwubahwe, kambashimire. Abantu badufasha mu ivugabutumwa, abantu bazagufasha muri ivugabutumwa n'abasanzwe bagufasha. Imana yo mwijira mbwiye ngo mbasabire umugisha. Kandi abo basabira nsenze. Ndagushimiye Uwiteka. De la sitone de bodegrere. Ushimwe kubw'imbaraga zawe. Nsengeye abantu bose bajya bafasha bagenzi banjye, cyangwa se banamfasha, cyangwa se bafasha umugaragu wawe mu murimo wawe bagukorera. Uwite mbasabiye umugisha. Igiseke bakuramo ntikikacagate, ntikikaburemo umugisha, kijye gihora cyuzuye. Nyemera nkwingingo bakura bafasha abantu bawe, ujye wongera uhuzuze. Abadafite akazi gafatika utanga agafatika, abadafite ubushobozi bufatika utanga ubushobozi bufatika. Uwiteka ndakwinginze kuko uvuze ko bahaye umugisha n'abagiye kuzongera kumufasha. Ndabona indirimbo nyinshi Imana ishimwe zo wakoze ziri aho ngo zitokinze. Imana ishimwe kuko nibamara kugufasha Uwiteka azabaha umugisha. Urakoze rero Mana, kandi bigenze neza. Nukuri wite uhabwe icyubahiro kubw'ibyo ugiye gukora, n'ibyo wakoze, n'ibyo uzakora. Uhabwe icyubahiro cy'ukuri mu izina rya Yesu. Amen. Ibi bintu kandi nukuri pe, ndabizi ko udakunda abantu bavuga ngo Imana yavuze itavuze. Ndabizi nanjye simbikunda, ntago mvuze ibyo itavuze. Mbonye umugisha
ngomba gusabira abantu kandi data wo twese umujamwe ngo aba bantu umugisha yabahaye barawutanga aho bakawukoreraho Imana ibongereye undi mugisha. Imana ishimwe. Izindi ndirimbo ntago mbizi niba uzifite koko zirahari zikozwe zitarasohorwa kandi Imana ije gutanga uburyo bwo kuzisohora. Nuhumure izihari zitarakorwa nazo mbonye Uwiteka atanga uburyo bw'umwuka bwo kongera kuzisohora ko ndazibona nyinshi mu maso yawe no muri wowe imbere. Imana ishimwe. Amen. Murakoze rero uyu munsi nzanye ubutumwa. Imana ishimwe. Amen. Bundi kuko nabwiye Imana ngo uzayundinda kuvuga ngo uravuze utavuze ariko iyo uvuze ndavuga. Imana ishimwe. Amen. Ubushize narababwiye ngo hari ibiganiro bitatu Imana yambwiye gutambutsa kuri channel yanyu ari byo byibingi iki ni cya gatatu. Murakoze kuza. Imana ibaho umugisha kandi rebe ubwitange mwagize mugaturuka i Kigali mukaza nabaye ngiye mu ntara ho gatoya hano Nyamata. Imana yabyemeye byose igibikora ikemera ko uyu munsi tuba i Kigali ubundi tukaba handi ikemera ko tunura n'indege tukajya hanze byose igibyemera. Rero twe nahisemo kwemera kuyoborwa n'Imana uko ibishaka no kubishima. Hanyuma rero mbonije kuva babwira iki kiganiro cya gatatu ubutumwa bwa gatatu Imana yampaye n'ubugendanye n'urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu bakuze. Yego. Ntabwo ari abatoya n'abakuze bamenye icyatsi n'ururo bazi kugica cyangwa se batazi kugica. Nabo ngabo Imana yantumyeho yarambwiye mbasomere ijambo hanyuma mbabwire yerekana babonyeho. Yobu umuhanuzi Yobu cyangwa se igitabo cya Yosori ni igitabo cya Yobu ntago ari umuhanuzi. Yobu ibice 28 umurongo wa 28 haravuga ngo maze ibwira umuntu iti ninki ninde n'Imana. Iravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Igitabo cya Yobu bice 28 umurongo wa 28 ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mwakire n'ijambo ry'Uwiteka. Amen. Imana ishimwe iriyerekwa ryo rimaze igihe naribonye tariki ntibuka ariko rimaze igihe. Yego. Hava nzaritanga nkagenda mbura umwanya ubuzima bw'isi nibazo hirya no hino nzaritanga ariko Imana irambwira ngo nuhumure. Rigenda rigaruka ku yandi mayerekwa nagiye ngira nabwo birimo mu bindi biganiro atambukije hirya no hino ariko Imana yongera ingaruka irambwira ngo ongera ugende ubabwire ubabwire aya magambo nkubwiye. Yego. Hari nijoro ndyamye ngiye kumva maze kwisengera numva marayika w'Imana aransuye arambwira ngo soma iri jambo. Mbona mpawe Bibiliya mbona iri jambo ry'Imana riraje riri muri Yobu numva ijwi rimbwiye ngo soma iri jambo. Maze kurisoma umva ijwi rimbwira ngo iri jambo uzagenda urivuge uko ndikubwiye uzaribwira urubyiruko harimo abahungu cyangwa se abasore n'abakobwa bakuze. Nagize iyerekwa mbona hari ubukwe bw'umukobwa umwe nabonye Imana namunyeretse n'umusore. Hanyuma mbona ishuri cyangwa se mbona ndi kubigishirizwaho. Nabonye umukobwa ashakana n'umuhungu bari inkumi n'abasore. Bamaze gushakana baragenda bakora ubukwe bwiza nabo ndanabazi. Ago nasabye Imana ngo izamba baremba sengere ninyemerera ikantuma yo nzajyayo. Nitabinyemerera ntabyo nzakora kuko ntabwo uyu murimo ari uwanjye sinawurwanira ko nta mbaraga mfite zo kurwanirira Imana no murimo n'uwashyu intumye ndagenda itantumye ndarorera. Hanyuma mbona bakora ubukwe maze gukora ubukwe ndangije ngiye kubona mbona bageze mu rugo umukobwa ntabyaye. Mwaka wa mbere wa kabiri ndumva narabazenyeza ku myaka 7. Mbona bamaze umwaka umwe batabyaye kandi nabonaga bahora n'urusengero basengeragamo narabonye. Ntago ari ADPR ni mu icacu kuntu nikusije ko ni ADPR ni icacu. Hanyuma ndangije numva ijwi rimbwiye ngo genda ureba ari abantu batangiye kubura urubyaro batangira gusenga. Gusenga babacitse intege bajya mu bapfumu babura urubyaro bamaze kurubura mu Mana no kuri Satani bararubura baricara baravuga ngo nyine ngo reka twicaye dutegereze. Noneho imyaka 7 igeze numva umwuka arambwiye ngo dore imyaka 7 ishize batabyaye ari njye nabimye urubyaro Satani yabimye urubyaro kandi ari washutse gukora ibyaha ngo ariko ninjye nabigizemo uruhari ngo na Satani arubime. Rero mbabwire mwabapfumu umwe mujya kuraguza mukona y'urubyaro Imana iba yabyemeye. Mwigeze nsoma ijambo rambwira ngo hari umwana wo kurimbuka n'umwana w'ubugingo. Birashoboka ko mwega mujya mu bapfumu karubara muri abo kurimbuka kuko babandi bagiye mu kuraguza bararubura. Yewe batanze n'amafaranga menshi bararubura bagarutse no gusenga bararubura. Noneho ndabwirwe se kubera iki ndabaza kuki
bagiye basenze nkabona baragiye imisozi n'umugabo bigeraho kigihe kigera n'umugabo akajya gusenga wenyine n'umugore akajya gusenga wenyine akabura urubyaro. Noneho mbaza marayika w'Imana wari undi imbere wampaye Bibiliya ansomera ijambo ndabwirwa ndabaza kubera iki. Arambwira ngo impamvu batarubonye bari abantu n'indyarya. Barabeshya ngo baransenga ntago bansenga. Barabeshya ngo bari kwa Satani ntibariyo ngo hose nta na hamwe bari. Ngo ikindi ngo barazira iki? Barazira ibintu bibiri. Barazira kuko batasenze neza ngo cyangwa se bakiranirwe neza, icyo nicyo bazira. Mashadia ni ukuvuga ngo ko ngize ubwoba, ni ukuvuga ngo ibi bintu biri communique. Hari ahantu ngize ubwoba uti ababasengeye bivuze ngo nababashingiye, ni nako mbyumva. Utariko naba yarapfuye ubwo bazagira ukuntu babigenza, atariko ikintu Imana ishaka nuko ishaka ko batura, hanyuma bagasaba imbabazi ku bw'ibyo byaha bakoze. Ariko kandi nanone uraje ukomerezaho utambutse ubutumwa, kuko tujya tubona n'abapasitori batinyuka bakabasengera babizi ko batwite, babizi ko basambanye, bakoze ubwo busambanyi, bakabirengaho bakavuga ngo ntabwo aribo bashinzwe kubaciraho iteka, bagasengera abantu mbega mu yandi magambo bagasezeranya abantu ariko barimo banafite n'ibimenyetso by'uko bakoze kiriya kintu. Ese aba bantu bo ntabwo baba bagira uruhare mu gutanga avantage mu rubyiruko rwa none? Komerezaho usobanura uvuga ibyiyerekwa ryawe, nuza kugira comment utanga aho ngaho nabwo uyitange. Karibu. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Abo babivuga nta cyaha bafite, nta nubwo bavuga nabi, ibyo bavuga ni byiza. Nimba muri bo umwuka w'Imana bemerera kubikora bagiye babikora, nta nubwo nanababuranya. Buri muntu nuko yaganiriye n'Imana n'ibimwe yajya bikora. Ariko nanone nkasoma ijambo rikambwira ngo nyuma y'imbabazi nta rubanza. Nimba ukoze ibyo byaha ukajya imbere y'umushumba ukamubwira uti mbabara twarasambanye dushiduka dutwite, ariko turumva tutajya mu rugo rwacu, mushumba utaturambuyeho ibiganza ngo duce mu mucyo nubwo twagize iki cyaha dukuzeho umugayo. Nyine ku Mana iyo bapfukamye, Imana iyo iratubabarira. Twakoze ibyaha bikomeye cyangwa byoroshye iratubabarira, ko ni inshingano zayo igitubabarira. Ariko hari ingaruka zizaza z'icyo cyaha, niziza uba ufite uko witeguye kuzazakira. Burya ibyaha kubabarirwa nibyo turababarirwa, ko ingaruka z'icyaha fendefe ziraza. Iyo zije rero uzitegura ute kurwana izo ngaruka z'icyaha. Hanyuma izo ngaruka z'icyaha nibyo byandi tuvuga ngo nugupfukama ukavuga tuwiteka we, niba tubyaye umwana agapfa turihangana, niba tumubyaye akabaho turayishima, ndorashima Imana ko yamuduhaye. Ariko mujye mu musengero mumwaturaho ubuzima bwiza, mu mwaturo mukuza izo karande zanyu, nicyo bita karande. Izi karande njya mbwira abantu ntibazumve. Karande nizaturutse ku iso na nyoko, ntujye ngo nizaturutse ku bavandimwe. Karande nizo ko washatse. Njya mbwira abantu baseka abakozi Imana bavuga ngo arashingiwe. Umva, ubiterwa n'uburyo ushingiwemo. Nawe washyingirwa uri mama wambyaye, naguherekeza mbonye ushingiwe mu buryo bwiza ariko butanyuranije n'itegeko ry'Imana. Niba Imana yavuze ngo nzagukorera ubukwe, niyo ushaka ube nyogokuru izabukoreza ngo umusaza mungana mukorane bwa bukwe za karande zikuveho. Nimba warashingiwe ukongera ukavuga ngo ngiye kongera gushyingirwa, Imana ikabikwemera warapfakaye izabikora. Ariko niyo wongera kujya gushyingirwa bwa kabiri, izo karande nyine Imana ibibyemeye ko zibaho, ubwo umukobwa wawe cyangwa umuhungu wawe nutamukuza izo karande nawe zizamubaho. Bantu b'Imana, mbonera kubwira abadukurikiye, karande zibaho. Niba uziziri wanyu ujye usenga Imana zikuveho. Hanyuma rero nabwiwe kubwira abo bantu ngo bajye basengera abana babo nabo bakurweho izo karande, cyangwa niba atabyemera gakomeza kuba muri ibyo byose bumve ko atari ibyiza barimo, bazajya babona ibihembo byabyo. Rero kuri finale ngira ngo dusoze, Imana arantumye mbabwire ngo kuba witeka nibwo bwenge, kuva mu byane ko kujijuka. Wa mukobwa we rubyiruko, uri gukora ibintu, gukina mu bintu bizakugaruka inyuma gato, imbere gato sorry, n'iby'inyuma wakoze bikajya bikugaruka imbere aho uri kujya. Hagarara, rekeraho, tuza. Wa musore we uri kunanirwa gutuma abakobwa bacu cyangwa se babandi cyangwa se abana b'Imana batindira amasezerano yabo, ukabafasha kwera ubukene bafite, ukabaha amafaranga, ukabasambanya, ukabatera inda, ukabahandi bakajya gukuzamo ayo mada. Ni imivu muri kwikura ubwawe n'umuryango wawe, kandi bizakugaruka imbere gato aho uri kujya. Niko Imana yambwiye aka kanya, nta kibazo yayikuyemo
murenje wayinze murongeye murakundanye murongeye muraryoshye mukoze ibyanyu ariko imbere gato wowe nawe muzahura n'ingaruka niko Imana yambwiye iyo mivumo yose rero igenda ibakusanya ikabizingurizaho ejo ukabyara bakora nawe nka bya bindi mu maso yawe cyangwa utanababyara ukababura cyangwa utanababura bikakugaruka. Hari umukobwa nigeze gusengera arambwira ati Mashada tunabuza amahoro kagira inkuru wabuza amahoro kubera iki hatubuza amahoro nabuze ati nakuyemo inda nyinshi ati numva ngiye kwirukanka ati nubwo mfite viza yo kujya hanze ati ariko numva nzagira ngapfa ntoya pfukama zikuyemo byagenze bitambwira ubuzima bwinshi yagiye acamo n'uburyo yavutse ari imfubyi twihangane nubwo ababyeyi bagiye ariko dufite Kristo utubereye byose ndagira ngo nkubwire izo nda niba razikuyemo wirengera gutyo pfuka mvuge ngo iteka byagenze ukuntu kurugo Imana itabipfa kubyemera ntabwo Imana yemera umuntu ukuramwe ndango avuge ngo password cyo kutazima naho uko uyizi uravuga utuyiteka wemeye ko uyu mwana ajya mu nda azabaho uyemukura mu rubyiruko hagarira aho ngaho namwe mugiye gushakana niba uzi ko abikoranye n'umugabo wawe mwihane Imana izabarengera. Hari umudamu navuze izina nabyumva nayumva iki kiganiro nashobora gutanga ubamya azabutanga we yashakanye n'umugabo bakimara gushakana bashakanye bataranasambana ahubwo basambanye rimwe bahita baterana amada barangije baravuga ngo sorry bakikundana ahubwo bararyamanye bateranye inda baravuga ngo ntago twabyara aka kanya kandi tutarashakana nta n'ubushobozi dufite baragenda bariherenda bayikuramo kera ngo bari batuye muri Kongo ariko bariyizi simbavuze sina ngombwa hanyuma barangije bashakanye bamara igihe kinini barabuza urubyaro Imana irarubima mbibutsa aka kanya rubimye bagenda basenga hirya no hino mu misozi duhuye Imana inyereka ikintu bakoze ndayambwiye ngo barapfukamye n'umugabo asaba kunji mu kazi iminsi 3 bya bindi mukozi Imana avugaga Imana igumugisha biyambika ibiguna biyambura ibyubahiro barapfukama bajya hasi ku itapi barasenga iminsi 3 narabafashijeho ndi mu rugo rwanjye ariko mu munsi wa gatatu nagiye kubafasha ndabasozereza n'ukuri kwiyara bashoje babyara abana bamaze kubyara babiri batwise abana babiri. Reka mbabwire rero mbonera no kubwira abantu b'Imana mutumvira Imana bazajya bahura n'igihano nabo nibabyumva ntabwo ari nge nabikoze nta nubwo ari nanabizi ahubwo hari ukuntu Imana bimbwiye nyuma yaho nanashaka nimero zabo ndazibura niba numvika yento zibi biganiro cyangwa se ubutumwa bazampamagare bazifite niba tazifite ndaza kuzibaha bazampamagare uze kunyibutsa bino biganiro byose ujye ushyiraho nimero uzajya ushyiraho nimero zanjye kuko ngiye nanga umuntu uzandemera ngo avuge ngo Mashadi yavuze ibi nibi akambeshyera ntuzambeke uzavuga ibyo navuze ibyo ntavuze uzabireke ibyo navuze nubimbaza nzabyisobanuraho ibyo ntavuze nubinciraho Imana izakubikubaza ko ntago ari nge. Hanyuma ndi gusenga Imana mukarambwira ngo hari televiziyo bafite iri ahantu ngo nimbabwire bayihundi mudamu narinzi ufite abana 11 ndamubwira nti rero Imana yambwiye kunuko ira televiziyo ntiri mu cyumba ntago nari nyizi n'ukuri ni Imana yimbwiye ntago nari nyizi pe yari nahantu twifutse ihishe ku buryo wenda navuga nayibona Imana ransanzira bimbwira ndababwira nti Imana imbwiye ngo muzayihu mudamu garamaze igihe arira ngo abana bajya kubaturanyi ngo kureba televiziyo handi ari macumura ndabimubwira nishane Imana yambwiye kunuko arambwira ati nibyo koko Imana imbabarire ariko hari umudamu yambwiye nze kwigusabira ndi bumubwire mbimubwiye arangije avanga yabivuze amagambo menshi nge ntabyumva ntahari ariko mukaransura aransanga arabimbwira Imana irambura ngo urumva aya magambo yose yavuze kubwera televiziyo 100 cyangwa 100 ya okaziyo yari n'ikiyagi televiziyo bya n'ibya kera Imana irambwira ngo nzamuhana ndabibana Imana wamubabariye ahubwo kamafaranga ngiye nkayimugurira ntayo nayo mfite icyo gihe nanjye nyegera nayo kuyimuha hanyuma nkamubabarira nkayimuhereza nkamusabarira imbazi Imana irambura ngo ngo nta handi ntihari nashatse kwiva. Hashize iminsi rero Imana kukira muhana numva ngo babana bavuyemo nararize bavuka badakuze haburaga niba rukwezi kumwe cyangwa nararize nsenga Imana we baraje baranyanga bararakara ariko Imana ngo yongeye kubana bandi bana kuko nasenza amasesho 7 nsaba Imana imbabazi nyibwa ntimana kuki ubabambuye nayibwiye ngo bazongera byarandi babiri sinzi no barababyaye nahinda henze Imana mbonera kubwira abantu Imana ibwira ngo mukore ibi nimbi ntimubikore Imana igibahana nuko mutabizi Imana nitana bahana kukanyiza abahana n'ubutaha reka mbabwire Imana ivuze ngo kora iki ntago ibigura nawe ibyo utunze muri yararimbye ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo uwo mucunguzi mbonera kubwira abantu bemerera ibintu ntibabitange reka nkubwize ukuri ndi imbere yera yampamagaye igihe kizagera Imana iguhana
ntabwo nzi uko izabigenza ariko simbikwifurije, ndakwifuriza guhigura imihigo wahize. Nanjye ndayifite, nahize myinshi. Ubu ndimo ndabwira Imana ngo mfasha mpigure imihigo nahize, kuko itayihiguye ijambo ryarambwiye ngo guhiga imihigo ntiwigure birutwa no kutayihigura. Rero bantu b'Imana munyemerere muhagararira aho ngaho rubyiruko. Nimwe nabwiraga nubwo hajemo ibindi, nimwe rubyiruko nabwiraga ngo muhagarare. Abagiye gushaka kwatura ibyaha ntacyo bitwaye, kubwo kubabarirwa Imana nikuye imbabazi nibyo bizaba byiza. Senga Imana ngo Mana mpimbaraga zo kwatura, ariko bisaba imbaraga kandi mara kwatura imbabarira Uwiteka. Imana iduhana umugisha rubyiruko. Nibyo butumwa bwanyu nahawe, muhagarare aho ngaho. Abana babava inyuma barira, basengere bababarirwe mu izina rya Yesu. Ndasengera abaciye bugufi. Waba wumvise ubutumwa Imana igutumyeho ukemera kwihana, ca bugufi dusengana Imana. Kandi urangiza niba umugabo hari uko mubiziranye cyangwa umugore hari uko mubiziranye, ibyo muziranye ho mubyihana. Niba ntako mubiziranye ujye kubyihanana n'undi mubiziranye. Nimba adahari uce bugufi bw'Uwiteka, tuwiteka we wigaragure, ufata umwanya, ureka akazi, ureka ibintu byose byagushimishaga, ubireka upfukama ngo Uwiteka mbabarira. Mana nsenge waciye bugufi akihana, Uwiteka we ubyumva nawe napfukame ngo yihane, uwo nawe umwisangire, kuko nge ntacyo nabona mwaturaho, mwatuye gusangwa nawe umusanga kandi wemeza umutima wo kwihana, guca bugufi. Mwami w'amahoro, kubanzirizwa gushyirwa hejuru. Kandi data nasomye ijambo ry'Imana mu Migani 10:34 navuga ngo gukiranuka kujya gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoza amoko yose isoni. Nyemerera gukiranuka kubashyire hejuru, ibyaha bibakoze isoni nkuko nyine bivuga ijambo rye rivuga. Unyemerere Mwami, bababarire, basaba imbabazi kandi ndakwingiza ngo barengere, murengeze ubugingo, bakuzeho imigayo yose abapfukamye, ubakuzeho data ingaruka z'ibyaha mu izina rya Yesu Kristo n'urubyaro rwabo. Uri Imana mbisabye nizeye mu izina rya Data twese n'Umwana mukabira wakoze. Amen. Shalom shalom. Imana duhana umugisha, ndabakunda. Bye bye, tuzasubira. Yesu nangarura. Murakoze.